Ndi Papa Sava. Papa Sava. Biriwe. Urabona za Ramazan. Koze rero Papa Sava ari mudukira. Ahora n'iki mba ndi mu bushakashatsi. Igihe cyose horana utuntu tw'ubwenge. Ariko byanshanze nanjye. Niko. Manu. Yewe. Manude. So waba yagiye. Hano bakora hano. Wa muhungu wawe se? Agira ngo barwaye mu mutwe. Mbe Manu. Ariko ubwo mba ndimo guhamagara ndi. Ndabira hano ndinka. Niko. Kose two turimo gukora n'udukira. Ndashaka ko kugira izuba ryatse. Karame bose nene. Wazana iyo ndi intebe. Salama. Shitese Manu. Isa. Zana irundi intebe. Kujya nuhira. Shaka kujya wuhira ariko wa mugane izuba rirakaze. Kazi mpeshyi yamenetse neza. Yamenetse. Noneho irya saa 2 riragukubita ukagira ngo uri saa 7. Gashira Manu. Ndebera Castro se sha. Ndebera Castro ndesoma. Bose. Se mufite imodoka yo mujyane kwa muganga. Arwaye iki? Se situation. Ariko se wajya uzana ibyo Citro. amagambo. Hano seriva amagambo. Soko se. Citro amaza cyane Ni Citro. Kandi gashyushye. Citro ariko ni fata. Ni fanta nyine neza. Nesa gutumye iki? Ari store y'inzoga ibaho se. Mwo nagira amashyamba. Abantu bazajya babyukira mu nzoga. Inzoga wagize ngo abayakabije. inzoga sinumvishe ngo sigaye zitera n'ibirwara bitandukanye. Kuzigabanya wa muntu. Cyane nkatwe dufite umubyibuho rero. Ariko wowe mugano uzi ko wagira ngo uri mu rwego rw'inzuzi z'ibihaza. Aho ndenda no kuzivaho rero buriya. Ndenda kuzivaho. Ziveho pe. Ye kuzivaho rwose. Ziveho. Naho ubundi mu mwanya rero. Yego. Urebye icyo gicuma cyawe. Akabaye zireka burundu. Aho yenda ndashaka kuzivaho burundu. Zitera ibirwara byinshi bitandukanye. Aho ubwo ntugiye kugatwikara. Ugusudira. Yego. Wakongeye kubitekerezaho se nayo. Oya ndakubwira ko tugiye kureka inzoga nawe urimo kuvuga. Bazanywa inzoga kugeza ryari. Pfundura shamanu. Niba uzisigayeho wenyine mureke azarwara iyo mitima ni ubu ni ukunywa gake. Bati ni ukunywa gake ngo inzoga zongereye umuvuduko zateye umutima zangije imyiji noneho ngo ibikonje biriya bikonje byo none mpamvu mubwiye ngo nzare ngo kumwijima ni neza uzi imivuduko ukuntu yeze none ubwo bandi mbati barajya he? Oya ariko ntibivuze yuko karukoro gakeya kuzireka burundu kagize icyo gatwaye. Agake ntacyo gatwaye ikibi no kuzihwaba no kuzihwaba bimwe. Papa Sava ngira ngo arabyiyahuze uretse ndangiza akaze tuvuga ari ubukorikori nari nakoze ariko bwananiye ariko mbere byacanya niba byaje ariko uyu mufuka nabibaze nabi simbona uri mutwenge nakoresheje yego nakoresheje uri mbere byakunze ariko nshyize hasi nkuko urahita harya ibisi bimwe bakora banagura amapiki aho ntabwo ndamenya izina ry'iki ngiki babyita umuvuba. Umuvuba noneho kubikoresha ni ukuvuba ni uruganda rw'ubucuzi rwa Kinyarwanda. Papa Sava tuve muri ayo rero tuve muri ayo twinjire mu yandi umva ubwire umva ko gure amaporo nkuzaniye imari pe nkuzaniye imari nyamari imari bwoko ki se ukatwa ndakubwiye ngo ni imari ariko utinya imari yaje mu ndege indege nyandege kanamwe musigaye mukabya umuntu wese asigaye ajya kugurisha akantu oya akabikabiriza. Papa Sava yobe ko mfite bene wacu baba i Burayi
harya abo kwa ndemo kwa kumuye famiye wa mukuru wanjye wo kwa data wacu se siho yibera niko uwo kwa Kanyanzira se yego uwo yego namaze imyaka 10 irashize abo koherereje imari papa sava umva noneho kugura nta nubwo tuvugana mu manyarwanda mu madolari ese ubwo nawe urumva ikintu imari turutse i Burayi twavugana koko mu manyarwanda nuko biganira mu idolari ni mu idolari ni mari ki niko aya ni amakadire meza aturuka i Burayi amwe yabaho wa Vinci ni wa Vinci harya ni Da Vinci warita itaburo bigeze kwiba ngo ihagaze ngo mu mamiliyari y'amanyarwanda aho naho rero niyo ya Da Vinci niyo ya aho rero nanjye ni nk'iyo ngiyo urumva ewa urabizi rwose hano bidafatara byanze gufata se naho se ndahasudira kandi hari igihe hajyamo ibyatsi umuntu akaba akeneye kubikura reka tubanze tuvugane iby'iyi mari papa sava uri umusirimu ukunda kurimba ukunda ibintu ubabajwe n'ibyawe mbese ubabajwe n'ibyawe ibyanjye bipfe simbona byafashe urumva nyine ndabizi uri umusirimu kandi ukunda ibintu byiza bisobanutse Manude ishyiriraho ku mbabura ishyiriraho ku mbabura papa sava nanjye ntabwo gashyushye fata ku gifunga akira nawe mbazanira kandi nzanira ka koka wenda cyangwa ka Sprite uyu muvuba wanjye rero urumva Manu uyu muvuba wanjye uyu muvuba reba hano uwunshyirira turaza gukoresha umufuka uvamo isima niwo udahitisha ndawuzi nanjye bari barimo babinyigisha kare ubu bagifata barabisobanukiwe Manu kigahuha cyahuhaga nuko hazaga gake uti rero papa sava narebye nabone nawe umuntu usobanutse muri karitsiye uzi ibintu by'agaciro bisobanutse izo taburo ngo zirahenda cyane nakuwe ngo ziri mu madolari ntabwo ari mu manyarwanda reka da ni mu madolari ariko aya madolari nayavunjwa mu manyarwanda kandi amafaranga yacu ntuyapfobye burya tujya kubibara nyine tubara nk'ibintu biturutse i Burayi ntabwo tubibara nk'ibintu biturutse mu gakinjiro hirya mu gakinjiro naho hasigaye hari abantu bakora ibintu kumirwa ariko made in Rwanda nayo ndimo kubona igenda itera imbere cyaheruka rwose kurikirana ibyo bintu rero bindi papa sava ibyo nakubwiraga nyine rwose bene wacu bagize batya banyohereza iyi mari ni nk'imana reka buriya bari bampaye kubera ndi umuntu ukunda kwita ku bintu by'umuryango intoki nazisigayeho amasambu mbega baravuga bati Ramazani niwe muntu wasigaye ku rugo ariko waranaruriye si ukurusigayeho gusa urayitoto n'ukuntu nkuzi mu myaka 10 ishize ugenda uvugiriza ntawe urabyumva nyine ariko bakabishimira ko nducunga neza intoki intoki ni intoki amasambu ni amasambu bimeze neza rwose baragira bati rero Ramazani tujye kukohereza impano nk'umuntu wasigaye ku bintu wasigaye ku mitungo wacunze imitungo neza noneho bajya kurya bankubita iki kadiri urumva barakinkubita ndebye ndavuga niseri kuko n'ubundi ngiye ntacyo nenda kukimaza kandi kikaba kiri mu madolari ari ikintu gisobanutse wanyarukira kwa papa sava ko nayo njya mbona ari umusirimu ntitwabibara mu madolari ubundi akanyihera inote nuko ndavuga ntireka nyikuzanire ubundi unyihera amafaranga papa sava ni isirimukire nkomeze ngira itoto reka da burayi ko binaremeye yaje mu ndege ntugire ngo yapfuye kuza gutyo gusa reka da ndahamburira hese bawe oya ntubona zaho tugiye dupfundikira wumva ubwo ngubwo njye se ndanahambura ngo ndebemo nuko bakubwiye gusa bati ni ibyawe ni ibyanjye tinyara kugenda ugere ku kibuga cy'indege twoherereje impano
ariko papa sava ariko mugira abantu babakunda ariko ubundi bakoherereza icyo gitaburo ngo gitake hehe ko nabonye usibye kwimirira gusa utapfa gukora n'inzifi naravuze uriya wagitaka muri iriya kabara karabasa ko tujye tuvugisha ibindi dusubirira amasaha wabuze amafaranga yo gusibanga nyiriya karabasasu ugateraho akarange nk'aka sava burya umuntu aba afite utuntu twishi buriya tugenda duhuha amafaranga utuntu twishi wenda ubwo waretse inzoga ayazivoyeho reka nabuze rero rwose papa sava ndabizi ni umusirimu ahora yamatuka icyo nzi neza urashima nakoze kundi ibintu byinshi nashima nagukatuza aya ndawe ntukagende mpende wabonye wabonye reba wabonye papa sava rwose ahangaha urama amafaranga afatika asobanutse itegereze neza rwose itegereze iyo ni indi yo hasi aha reba ahangaha rwose madede bite niko madede mwese papa sava kumbona uri kudufungura impano zacu zageze hano zite ubwo nanjye ubwo izi mpano ntitwazibuze n'izi impano baduhaye zivuye i Burayi izi mpano zizinge wazitanze ahubwo ntabwo nsiye n'icyo itaburo n'inyama itaburo n'igi none se papa sava oya n'utuntu nagiye nshyiraho si ngutu reba ko kanditsa ramaza mbese ramazani ngazikuye ni bene wabo ngo biburaye ngo bazimwoherereje ngo arinda ngo imirima neza ngo wakita ku rutugu ese ibyo ni kuramaza izi mpano sinazitanze kwa mama savadari ntabwo nazitanze mu bukwe bwa madederi na nuza na diyasipora rwose ni izanjye pe hago pasava reka mbabwize ukuri aho ubu umaze kubona ko ibintu byose rwose ahantu byaburiye twebwe hari umuntu wampamagara arambwira ngo nabatwerera amafaranga 100 mbishyira muri envelope iyi envelope twarayishatse amafaranga 100 ntatwigeze tubona none dore mpuye n'impano zacu ahangaha ubwo se envelope ntabwo ari kugaragara ko yagiye aho yarengeye envelope ntibaziha pare se wari uri kuzibika twari murabika amabahasha yarimo amafaranga ubu urajya kuvuga ngo ibi bintu byavuye i Burayi ibi bintu ari njye wabyiko muhamagaze umuntu nabikoreshejeho muhamagaze kutangira kudidimangaza ariko abapare b'ubundi muri bapare bw'atike ese wojya no kugurisha impano udakwiyeho n'ibipapuro byayo ese ko yari ipfunyitse ubu wumvaga tutazayibona iyi ngiyi mu mafoto sinyifite mu mavideo bayimpereza ntabwo nyifite narayishatse ndayishaka mu mpano zose baduhaye ntumutwe ubu diaspora arakwizera turambera pare nugiye gupagasa mu byo wapagasagamo ntufashe uwo mwanya ngo ugire icyo umaza baragukubita envelope ugashyira mu mufuka ubu niki warage pushitse uti nzakigurisha neza pasaba kuko ngo wari wabashije kuvuga ngo yaduhaye 100 bwo utaravuze bimeze bite fashemo kamwe muri byinshi se aricyo byabitwa pare mpeza amafaranga yanjye duha amafaranga yacu amafaranga yo rwose ntabwo nayaciye iryera duha amafaranga yacu yagiye niba waribye amataburo amafaranga ko reba haga envelope yagiye siko nafashe kamwe muri byinshi oya envelope ko ariwe bazihaga ibyo 100 byagiye barabikwibye se rwose ndumva amafaranga ntayo naciye iryera byose nabihereje diaspora umuntu akakugirira icyizere akavuga ati njyewe uzambere mu bintu nawe uti
ugasahura ushyira mu ntuza ushyira mu ntuza nta soni Numvaga umuntu w'umugabo ungana nkawe ungana Ntacyo nkawe kaba gatwaye. urifata ukiba impano ariko kaga karagwira cyakoze ubumbuze n'icyo nkora ndanumiwe uba wumva utamwaye bene wacu baba hanze aho ngaho i burayi ibintu bije mu madorari narinze imirima narinze amashyamba rererererererere ko numvaga bitaba ingaro sava ramazani mukorera iki ko ntari bumuterure ngo mubashe mukorera iki njyara mu mafaranga yanjye amafaranga naciye bose karame mutabara hatonye nyamiramunize hatonye nyamiramunize bose ariko se ubw'inyama imunize none se nyine nakundi gukubita Genda ukubite ku gatuza. mu bisohoka bibiri biranze bose waje ugatabara ko hatonye nyamiramunize